ikaze ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Tubashimiye uburyo mwakomeje kwereka ko mubana natwe mu biganiro byacu byatambutse. Ibitekerezo mwagiye mudobera dufasha cyane kubaka uru rubuga no kubagezaho byinshi mwifuza kubona. Muri video zacu zatambutse twagiye tubatembeza hirya no hino mu gihugu tubereka ibice bimwe bigize u Rwanda, cyane cyane imijyi yunganira umujyi wa Kigali, kandi twabashimiye uburyo mwabyakiriye. Uyu munsi turashaka kubatwara mu wundi mujyi wihariye kandi muri kubona hano umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musanze. Murabona byinshi byiza, ubusitani butoshye hano, imihanda ikeye, amazi atagira uko asa yubatswe n'abacuruzi hano mu mujyi wa Musanze. Tugiye rero gutembera muri uyu mujyi mu kitarenze iminota 15 tubereka ukuntu uyu mujyi ari mwiza by'agatangaza, namwe mutubwire uko mubyumva. Nyamuneka kora subscribe kugira ngo ubone video zacu zo gutaha ako kanya. Iyo ushaka kureba neza umujyi wa Musanze wigira hejuru mu mpinga y'umusozi ukareba uburyo umujyi ari mwiza cyane hano munsi y'ibirunga. Muhabura urayibona hano hakurya, Bisoke urayibona hano, Sabyinyo nayo ntabwo iri kure yaho cyane. Uyu ni umujyi mwiza cyane murarikiye kuwusura nawe ukareba ibyiza biwugize. Uwo ni umujyi wa Musanze. Uyu mujyi wa Musanze urimo byinshi byiza twawutemberemo, tuhasanga rwose hano umusore nawe urimo guheza abaturage umuziki uryoshye cyane, ariko kandi abakangurira kwirinda icyorezo cya coronavirus. None yuko abikorera ku giti cya Musanze bakoze byinshi byiza bishobora kugira ngo umujyi wabo bawurimbishe, bubaka amazu meza, barayazamura ama etage hejuru kugira ngo babungabunge ubutaka bwabo bukoreshe neza, ariko kandi baha abantu aho gukorera. Niba nawe ushaka rero gushora imari muri Musanze mutangira ubucuruzi, hari ahantu henshi kandi heza wakorera bitakugoye. Ibiro by'akarere ka Musanze ntabwo biri kure cyane y'uyu mujyi, biri mu mujyi rwagati rwose. Ni ibirometero 1 cyangwa 2 uvuye muri gare ya Musanze, aho umujyi winjirira ntabwo ari kure y'ahangaha rwose, wahagenda n'amaguru cyane ugatugera ku by'akarere ka Musanze. Haba hari serivisi ukeneye rwose, ntibikugore usimbukire ku biro by'akarere ka Musanze, ntabwo ari kure yawe. Twakomeje twagiye dusure stade Ubworoherane ya Musanze. Iyi ni stade y'amateka izwi cyane, n'iryo zino Ubworoherane naryo urumva ko ritisobanuye amateka y'u Rwanda. Ntuzahave udasuye iyi stade ya Musanze. Ndakubwiza ukuri kuri mutugeze muri Musanze ugataha udasuye urusengero ruhari rwa ADPR waba wibeshye cyane. Uru rusengero rwa Paruwase ya Muhoza ruri mu mujyi wa Musanze rwagati, hakaba kandi ari icyicaro cy'ururembo rw'amajyaruguru. Nagiye ntembera henshi mu mijyi y'u Rwanda, ariko rwose ndakubwiza ukuri ko ahangaha niho nabonye hambere ADPR yubatse urusengero rwiza cyane. Niba hari urusengero uzi wabonye rwa ADPR ruturunguru, uzaturangira aho narwo turusure turwitegereze. Ariko muri kano kanya ndakubwiye ngo urusengero rwose ni icyitegererezo, uzarusure ubundi turwanye coronavirus nirangira turwuzuze neza, barutera akarangi ahangaha hasigaye, ubundi barufungure ku mugaragaro. Abakristo ba ADPR n'abashyitsi n'abanyarwanda byifuza bagiye basengera ahantu heza hakeye nko muri uru rusengero. Abantu benshi babonye iyi shusho y'urusengero bavuze ati rwose uru rusengero ruri mu nsengero nziza cyane ziri ku butaka bw'u Rwanda. Wowe urabyumva ute? Bishyira hano hasi muri comment ubwira abandi nawe uko ubibona. Niba hari urusengero nk'uru nguru cyangwa ururuta, nabyo bitubwire. Twakomeje twatembereye kandi mu mujyi wa Musanze no musigiti w'akataraboneka. Ndakubwiza ukuri ko nagiye ahantu henshi, naratembe nabonye imisigiti myinshi hano ku butaka bw'u Rwanda,
no mu mahanga. Uyu musigiti ni mwiza ntugira ukusa rwose, nutemberere i Musanze ndawugutiwe nawo uzawunyureho uwusure urebe neza uwitegereze. Aho mbwira niho undi musigiti uzi mu Rwanda uruta uyu nguyu nawe tuzawusure twereke abanyarwanda n'abakunda u Rwanda barebe nabo bazatubwira. Abanyakigali mwajyaga mwibera aho ngaho muzi abantu bafite imisigiti myiza, ariko uno musigiti rwose ndakubwije ukuri ni mwiza cyane. Abakristo Gatulika ba Ruhengeri, hano hari katedrali nziza cyane ya Ruhengeri. Iyi katedrali ntigira uko isa, namwe murabibona rwose ni icyitegererezo, kandi uramutse ugeze aha ngaha hari ahantu heza henshi ugomba gusura, ndetse uramutse ubaye ushaka no gusenga uru rugo narwo uzarusure. Ndavuga ino ngoro ya Bikira Mariya mwamikazi w'i Fatima. Aha ni ahantu heza cyane ho gusura no kwicara ugasenga witonze. Niba ukunda kuvuga ishapure, aha ni ahantu heza cyane kwicara ukavuga ishapure yawe, ukavuga rozari yawe utuje cyane. Ni heza cyane rwose, ndahagutiye n'ubusitani bwaho n'akayaga gahuhera aya mahumbezi ya Musanze. Wicaye aha ngaha urimo uvuga ishapure yawe, uvuga rozari yawe, byaba ari ibintu byiza cyane. Twakomeje twatembere dusubire mu mujyi gatora hagati mu mujyi rwagati, tubanze turebe ririya soko ry'akataraboneka rya Musanze. Icyo ndakunda isoko kandi by'umwihariko rifite izina ryihariye, ntabwo ari nk'abantu batazi kwita isoko bavuga ngo ni modern market. Modern market rwose ntacyo bisobanuye, ahubwo dore isoko ry'icyitegererezo rya Musanze, Goyiko Plaza. Abantu mwagiye mugera ahantu hari amasoko ateye imbere byane mwita shopping malls, mubona yuko hano iri soko rwose ni icyitegererezo. Niba hari isoko muzi mu Rwanda rutiringiri muzaringe nige tuyisuka, ariko ndemeza ntashidikanya yuko iri soko ari irya mbere ryiza riri mu Rwanda. Ubwo rwose namwe abandi mufite igitekerezo cyo gutunganya imijyi yanyu mukamushaka kubaka isoko, mushyiramo ubushobozi mwubaka isoko ryiza rya Goyiko Plaza, cyangwa se murirenze. Ariko kugeza aka kanya iri soko ni isoko rya mbere ryiza riri mu Rwanda. Imbere y'iri soko mu bya Musanze kandi muzahasanga ingagi silverback. Iyi ngagi rwose y'ingabo hano urabona ukuntu ihagaze aha ngaha yiteguye kurinda umuryango wayo. Niba ushaka gusura ingagi kandi ubunyuze uhita uboneraho nawe usabe gushyira kuri gahunda nyine utambukira mu birunga ugiye gusura ingagi. Hano hirya gatoya kandi dutembera nyine murabona ingagi y'ingore ihetse akana mu mugongo. Ndakubwiza ukuri izi guheka umwana nk'umuntu. Ubanza ariyo mpamvu abashakashatsi bavuze ngo ingagi ni mubyara w'umuntu. Nako rwose yiteye neza nk'umuntu, iziguheka akana kayo mu mugongo nk'umuntu, undi kazoga hibere kakamererwa neza. Niba ushaka gusura ingagi uri ukuntu zibigenza, nakubwira ikintu ugere Musanze, ntabwo uzaba uri kure y'aho ingagi ziherereye. Ushobora kuba wageze i Musanze ukoresheje bisi cyangwa kwasiteri cyangwa ubundi buryo bw'ingendo rusange, izagusiga mu mujyi rwagati rwose. Uzasohokemo ugendagende n'amaguru gakeya, urebe ubwiza bw'uyu mujyi, urebe aya mazu atagira uko asa yubatswe n'abacuruzi mu mujyi wa Musanze. Ubundi ubone ushaka gufata icyumba ngo ukore ubucuruzi, nakubwira iki, aha ni ahantu heza cyane. Ifaranga riragaragara muri uyu mujyi rwose yuko riba ryisuka. Uzagenda utembere mureba amaduka hari, urebe ibintu birimo. Ni Kigali nta bihaba. Intara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda agizwe n'intara enye, havuyemo umujyi wa Kigali, akarere ka Musanze, intara cyangwa niyo ntara ya mbere mu gihugu abasha kujyamo akamara icyumweru cyose yisanzuye ko nta kibazo gihari. Impamvu twisemo nuko ari akarere keza cyane.
iyi ntara yinjiza amafaranga menshi byibuze. Hoteli ya mbere iherereye muri Kinigi, hari mu murenge wa Kinigi, bahita one and only hoteli byibuze umuntu umwe koramo ijoro rimwe ni miliyoni 3. Ni hoteli ni icyumba cy'amagi gihendutse, icyumba cya menshi ni miliyoni 8, ariko byibuze mwihangane byibuze tugere twihangana kuri kino kibazo cya COVID-19. Hanyuma rero mu ntara nk'uko mu ntara enye mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo twatemberaga i Musanze rwose twegereye umusore uri ahangaha arimo ashyiriraho abaturage umuziki mwiza cyane akubita ingoma, ariko kandi abakangurira kwirinda icyorezo cya coronavirus kugira ngo umujyi wa Musanze ukomeze ube nyabagendwa. Nawe shyiraho uruhare rwawe turwanye coronavirus. Mugenzi wanjye nanjye ndabikwibukije, Musanze kandi kigaragaza yuko ahantu hari amafaranga nuko hari ishami rya Beneri, ishami rya banki nkuru y'igihugu, naryo uzarisanga Musanze. Uzasanga kandi amabanki hafi ya yose akorera mu Rwanda uzayasanga Musanze. Nongere nkwibutse rwose ko nta kugenda witwaje ibipfurumba by'ibifaranga. Uramutse ugize Musanze ukeneye amafaranga, banki zose zirahari, na bya byuma bakandaho ibifaranga bikisuka birahari. Aho kandi mugiye mwimenyereza no kwishyura mudakoze ku mafaranga. Iriya nzu yagoye ko yatanze icyitegererezo, bituma hano hazamuka amazu menshi meza kandi koko akomeye, kuko wabonye yuko wahakora business ukoresheje amazu manini bigashoboka. Amazu meza rwose none hano muri Musanze n'ibyumba byo gukoreramo biracyahari, uramutse ugishatse wakibona. Mugenzi wanjye, ikintu cyantangaje muri Musanze, hari haciye igenerwa kubona amazi y'urubogobogo atemba gutya ku musozi kandi ahantu mu mujyi. Nanga amazi muyarebe, ni meza cyane, arakeye. Urarebamo ijisho rigahingwanya rikareba hasi ku butaka, rikareba hasi ku musenyi, hasi ku mucanga, ku ndiba y'umugezi. Aya mazi ni meza cyane. Anyukije kera tukiri abana batoya, imigezi yacaga iwacu ukuntu rwose yabaga ari myiza cyane, ndetse amazi tukayanywa kandi nta icyo dutwara. Ariko ubu ngubu ndakubwiye ko muri minsi biragoye, turengere ibidukikije, dufate neza amazi, dufate neza imigezi yacu. Aya mazi n'ubusitani buri mu mujyi rwagati wa Musanze ndabigutuye rwose, nawe uzahagere urebe uburyo amazi akeye. Niba kandi uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa uwo mwatemberanye umwe bagize umuryango wawe, uzikoze muri ubu busitani buri imbere y'umurenge, wifate agafoto keza. Niba telefone ibasha gufata ka selfie uzakifate, niba kandi wazanye ka kamera, ahangaha ntuzaba udafashe agafoto k'urwibutso. Sinakubwiye ntaya mazi n'urubogobogo ntagira uko asa. Itigeze nawe urebe urimo rwose amabuye yo hasi ku ndiba y'umugezi. Aya mazi rwose ni meza cyane. Nibyo nk'ubu utabyemeye uzaza ufateho uyatware muri laboratoire uyapime, muzatubwira uti aya mazi nasanze atari meza. Simvuze ko ari meza yo kuyanywa, ariko ubona yuko aya mazi arabonerana rwose, arimo umwanda muke cyane. Niba nawe mu mujyi wawe utuyemo hari umugezi uhari ufite amazi akeye nk'uyu nguyu, uzatubwira uti uwo mugezi urahari. Bishyira hasi muri comment, tuze tuhasubire turebe amazi yo mu mujyi wawe ukuntu akeye, niba ameze nk'aya ngaya turi kubona hano i Musanze. Komeza utembere urebe ubwiza bwa Musanze n'ubusitani n'izi ndabo zihari, nta handi hantu wabisanga uretse mu mujyi wa Musanze. Ndakubwiza ukuri. Niba kandi ukeneye gufata ka cyayi mo hagati aho ngaho, hano hari ahantu henshi wafatira ka cyayi bitewe n'uko ikofi yawe ihagaze. Kandi ntuzajye Musanze wujuje essence ngo ntabwo n'ahantu nk'amavuta, hari henshi cyane. Musanze kandi ni umujyi urimo uruganda rukora sima, ubona ko n'abaturage baho nabo rwose biteza imbere agasima ka Musanze.
no hirya no hino mu gihugu sima yarahageze kandi abaturage barayikunze cyane. Nawe nizere ko isima izakugeraho. Nugira ikibazo kandi uziyambaze polisi y'u Rwanda, ntago ari kure y'ahangaha mu mujyi wa Musanze. Ibiro by'intara y'Amajyaruguru nabyo ntago biri kure y'ahangaha, ni metero nke cyane uvuye mu mujyi rwagati imbere y'akarere ka Musanze. Amahoteli menshi kandi meza ari mu mujyi wa Musanze. Ndakubwiza ukuri ko hari amahoteli y'ibyiciro byose, hari amacumbi y'ibyiciro byose, ahendutse, ayo hagati n'ahenze cyane y'abishoboye. Hano hari amahoteli nkitwa One and Only Gorilla Nest Hotel, ijoro rimwe ari amadolari 4,458 ku cyumba gihendutse. Yewe hari n'ibyumba bigera ku madolari 8,000. Uzasimukire kandi muri Bisate Lodge, naho icyumba my friend, icyumba ni amafaranga ni amadolari 3,280 ijoro rimwe. Niba wumva wizeye umufuka wawe, tambukira kwishima umererwe neza. Mwakoze cyane gutemberana na Rising Engineer mu mujyi wa Musanze. Tubuye nawe kubyumva no kwibonye ubwiza bw'uyu mujyi ubujyanye n'indi mijyi wabonye mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ubundi ukoreshe ya n'abandi babone iyi video, kandi mugenzi wanjye kora subscribe kugira ngo video zacu zose z'ubutazigeze kugeraho ako kanya. Turabashimira mwakoze kubana natwe. Rising Engineer 2020.